Ndagusuhuje aho dukurikiye kuri K James TV, nizere ko umeze neza aho uri hose kandi ukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero ni cya kiganiro mukunda muri benshi, Wise Talk Show. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira kuri iyi ngingo. Ntukagerageze gushimisha bose, ndetse ahangaha ngiye kukwereka ibintu 10 ugomba kwiga kureka. Ikibazo tudakunze kwibaza ni iki ngiki. Hari igihe umuntu amara ubuzima bwe bwose agerageza kuba umuntu abandi bashaka ko aba, avuga ibyo abandi bashaka kumva, akora ibyo abandi bashaka ko akora, ndetse yemera ibyo adashaka. Ariko iyo umuntu amunenze ararakara, iyo umuntu atamwemeye arababara, ndetse n'iyo umuntu atamukunze ahita yibaza ati ese nakoze iki? Ariko hari ikibazo gikomeye cyane tugomba kwibaza. Ese koko nshobora gushimisha abantu bose? Igisubizo nawe urakizi. Igisubizo ni oya. Nubwo wakora neza gute, hari abantu utazabikunda, cyangwa se hari umuntu utazabikunda. Nubwo waba inyangamugayo gute, hari uzagushinja ibinyoma. Nubwo waba mwiza ute, hari uzabona amakosa yawe. Nubwo wafasha abantu benshi gute, hari umuntu uzavuga ko utakoze bihagije. Kandi rimwe na rimwe ikibazo si uko hari icyo wakoze nabi, ikibazo ni uko wagerageje kugera ku mutima wa buri muntu. Uyu munsi ndashaka kubwira ikintu gishobora guhindura uburyo ubaho, ndetse no kubonamo ibintu muri icyo gihe. Ntugire intego yo gushimisha abantu bose. Intego yawe ibe iyo kuba wubaha indangagaciro zawe cyangwa se z'uwo muntu, ukamenya abo uha umwanya, ukamenya ibyo yemera n'ibyo yanga. Kandi ikindi, ukagira amahoro yo mu mutima. Burya ngo iyo ufite amahoro yo mu mutima uba utuje kandi unezerewe, kuko umunsi uzareka gushaka kwemerwa na buri muntu nibwo uzatangira kubaho ubuzima bwawe wowe ubwawe. Uyu munsi rero reka turebe ku bintu 10 ugomba kwiga kureka. Icyambere, kimwe mu bintu bitwara imbaraga nyinshi mu buzima ni ugushaka ko buri muntu akwishimira. Uragerageza kuba inshuti nziza, umukozi mwiza, umwana mwiza, ndetse ukaba wumva ushaka kuba umubyeyi mwiza, umuyobozi se, cyangwa umuturanyi mwiza. Ariko ugasanga buri muntu afite icyo ashaka ko uhindura. Umwe akavuga ati uri umuntu uvuga cyane, cyangwa se uri umuntu ucecetse cyane. Undi akavuga ati uri umuntu ukomeye. Yewe benshi bakavuga byinshi bitandukanye, ati uri umuntu woroshye cyane. None se iki gihe uzabigenza ute? Nushaka gukosora ikintu abantu bavuga kuri wowe, uzagera aho utamenya umuntu uwo uri we. Ntushobora kuba ibyo buri muntu ashaka, kandi nta nubwo ari inshingano zawe. Hari abantu bazagukunda, hari abazakwanga, hari abazakwemera, hari n'abazagushidikanyaho. Ibyo byose ni ibintu bisanzwe. Icy'ingenzi ni ukumenya uti ese ibyo nkora bihuye n'indangagaciro zanjye? Niba igisubizo ari yego, komeza. Icya kabiri, reka gutinya kuvuga oya. Abantu benshi ntibabura amahoro kubera ibyo bakoze, ahubwo babura amahoro kubera ibyo bemeye gukora batabishakaga. Umuntu ashobora kugusaba ubufasha, ushobora kuvuga ngo oya, ariko ugatinya ko arakara. Undi akagusaba amafaranga azi ko utanayafite rwose, ariko bikarangira uyamuhaye kugira ngo atagufata nabi. Undi akagusaba igihe cyawe, nyamara wari ufite akazi kenshi ariko ukemera. None kuki? Kubera icyo utinya kuvuga oya. Wibuke ko kuvuga oya atari ubugome. Kuvuga oya ni ukumenya imipaka yawe. Iyo uvuze yego ku kintu cyose, uba uvuga ko oya ku bintu bimwe by'ingenzi mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe ugomba kuvuga ngo sinshoboye, ntabwo nshaka, ibyo ntabwo bihuye n'ibyo nemera. Uyu munsi ntabwo nabikora. Kandi ntugomba guhora utanga ibisobanuro birebire. Oya ni igisubizo cyuzuye. Icya gatatu, reka gusobanurira abantu bose ibyo ukora. Hari abantu bashaka ko buri wese yumva impamvu bafashe icyemezo runaka. Iyo bahisemo akazi barabisobanura, iyo bahisemo inshuti nshya barabisobanura. Rero kenshi nanone niyo bahisemo umubano runaka barisobanura. Iyo batitaye ku bikorwa runaka nabwo ugasanga bari kwisobanura. Ariko ukuri ni uko ntabwo buri muntu wese akeneye kumva impamvu z'ibyemezo byawe. Hari abantu bazumva, hari abatazabyumva, hari n'abazahitamo kutabyumva. Niba buri gihe ugerageza kwereka ko uri mukuri, uzagira ubuzima bwo guhora winegura cyangwa se wiregura.
umuntu ufite amahoro mu mutima ntabwo ahora mu rukiko asobanura ubuzima bwe. Hari igihe igisubizo cyiza ari icyo cyemezo nicyo nafashe, nta mpaka, nta makimbirane, yewe nta n'ibindi bisobanuro byinshi. Icya kane, reka gushyira agaciro kawe mu bitekerezo by'abandi. Niba agaciro kawe gashingira ku byo abantu bavuga kuri wowe, uzahora uhindagurika. Uyu munsi umuntu akubwiye ngo uri umuhanga, wumve wishimye. Ejo undi navuga ngo uri umuswa, ugahita wiheba. Uyu munsi bakubwiye ngo uri mwiza, ejo umuntu akavuga ngo ntabwo uri mwiza. None se agaciro kawe karahindutse? Oya, ibitekerezo by'abantu kuri wowe ntabwo ari byo bigena agaciro kawe, ahubwo abantu bakureba bakoresheje amaso yabo, bagufata bakoresheje amateka yabo, bagusobanura bakoresheje imyumvire yabo. Bityo ntabwo ari buri gihe ibyo uvuga cyangwa se ibyo bavuga kuri wowe biba ari ukuri. Wige kumenya itandukaniro hagati y'ibi bintu bibiri: umuntu arankosoye cyangwa se umuntu aransuzuguye. Kwakira kritike z'abantu nziza n'iby'ubwenge. Kuba imbata y'ibitekerezo by'abandi, ibi ni uburetwa. Icya gatanu, reka kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Imbuga nkoranyambaga zatwigishije kureba ubuzima bw'abandi tukumva ari bwo buzima nyabwo. Urareba umuntu ufite imodoka nziza, wubatse inzu nziza se, uri gutembera, umuntu ufite business nziza iri gutera imbere, ugahita wibaza uti kuki njye ntaragera hariya? Ariko wibuke ko ureba igisubizo cy'undi ntabwo ari ureba urugendo rwe rwose. Ntureba ibihe yaciyemo, ntabwo ureba ibyo yatakaje, ntureba ibyo yatangiye afite, yewe ntureba imyaka amaze akora, kandi cyane cyane ntabwo uzi niba ubona ari ishusho ye yuzuye y'ubuzima bwe. Irushanwa rikomeye ugomba kugira ni iri ngiri: ese uyu munsi ndi umuntu mwiza kurusha uwo nari w'ejo? Niba uri gutera imbere, komeza kandi ukomerezaho. Icya gatandatu, reka gutinya guhomba umuntu. Hari igihe umuntu amenya ko umubano runaka utamwubaka ariko akawugumamo. Ese kuki? Kubera gutinya kuba wenyine. Niba hari inshuti itagikwiye kugumana nawe, zirikana iki kintu: ese hari inshuti itagikwiye kugumana nawe? Hari abantu uhora ugerageza gushimisha, hari imibanire ihora igutesha agaciro, ariko ugakomeza kuyifata kuko uti nindamuka muretse nzasigarana nande. Ariko rimwe na rimwe gutakaza umuntu si igihombo, ni umwanya wo kubona amahoro. Umuntu wese utangiye urugendo rwawe ntabwo agomba kurangiza urugendo rwawe. Hari abantu baza mu buzima bwawe kukwigisha, hari abaza kukubaka, hari abaza kukwereka ibyo utagomba kongera kwemera, kandi hari abagenda kuko igihe cyawe cyarangiye. Ntugahatire abantu kuguma mu buzima bwawe. Icya karindwi, reka gutinya gukora amakosa. Abantu benshi ntibakora ibyo bashaka kubera gutinya ko abandi babafata. Ushaka gutangira business uti abantu bazavuga iki? Ushaka gutangira chaîne ya YouTube ati inshuti zanjye zizanseka. Ushaka kwiga ikintu gishya ariko uti bazambona nk'utazi ibyo nkora. Ariko reka nkubaze, ninde uzabaho ubuzima bwawe? Ni wowe ubwawe. Niba abantu baguseka, nyuma y'iminota mike bazakomeza ubuzima bwabo, ariko wowe ushobora kumara imyaka wicuza uti iyo nza kugerageza. Ntugatinye gutangira kubera ko utaraba perfect. Abantu batsinda ntabwo ari abantu batigera bakora amakosa, ni abantu bakora amakosa bakayigiraho. Icya munani, reka gushimisha abantu batazigera bagushimira. Hari abantu uko wabafasha kose bazabona ikindi ushobora gukora. Uramfasha uyu munsi, ejo ntibabyibuke. Uramuha umwanya, ejo akakubwira ngo ntabwo wamwitayeho. Uramushyigikira uyu munsi, ariko ejo akakwibagirwa. Icyo ugomba kwiga ni iki ngiki: ntugire umutima mwiza kubera ko ushaka ibihembo by'abantu. Fasha kuko ari indangagaciro yawe. Kunda kuko ariko ushaka kubaho. Yewe tanga kuko ariko ushaka gutanga. Ariko ntugire ubuzima bwawo guhora ubaruti nakoze iki kintu kuri uyu muntu, none kuki atabikoze kuri njye? Iyo utangiye gutanga utekereje ko abandi bagusubiza, umutima wawe uhinduka ko ntibara amadeni. Hari igihe ugomba kwemera ko wakoze icyiza hanyuma ugakomeza ubuzima bwawe. Ikindi cya cyenda dukwiye kwirinda: reka kugerageza kugenzura ko abantu bagufata. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye umuntu agomba kwiga. Ushobora kugenzura ibyo uvuga, ushobora kugenzura ibyo ukora, ushobora kugenzura imyitwarire yawe, ariko ntushobora kugenzura uko umuntu agusobanura. Ushobora kuvuga ukuri ariko umuntu akavuga ko wabeshye, cyangwa se ushobora kuba inyangamugayo ariko umuntu akakwita umwibone.
ushobora kuba ucecetse umuntu akakuvuga ko cyangwa akakwita ko wirata. ushobora gufasha umuntu akavuga ngo ushaka kwiyerekana. None uzabigenza ute? Ntukemere ko ibyo udashobora kugenzura bigutegeka. Wowe inshingano zawe cyangwa se inshingano yawe no gukora ibyo ukwiriye gukora, ibisigaye ubyihorere. Icyacumi, reka ko umuntu utari we kugira ngo ukundwe. Iki ni cyo kintu cya nyuma gikomeye kurusha ibindi. Ntukihindure umuntu utari we kugira ngo umuntu agukunde. Niba ugomba guhora wiyitirira umuntu utari we kugira ngo bakwemere, ese niba ugomba guhora wihisha cyangwa se wihisha ibitekerezo byawe, ese niba ushobora guhora wambaye maske, ese niba ushobora guhora ukina role, uwo muntu ntabwo ari wowe. Kandi nubwo wakundwa, uba ukundwa kuko wiyerekanye, ntabwo aba ari wowe yawe. Ushaka abantu ko bagukunda, banza bamenye ibyo wemera, bamenye aho ugarukira, bamenye ibyo udashobora kwemera, yewe bamenye ko ufite intege nkeya, bamenye ko nawe ushobora kwibeshya. Kuko umubano mwiza ntabwo wubakwa no kwigira perfect, nta nubwo wubakwa kuba authentic. Igice cy'ingenzi dukwiye guha agaciro muri iki kiganiro, reka dufate akanya ko gutekereza ku kintu kimwe. Ni bangahe mu buzima bwawe umaze gufata ibyemezo kubera gutinya icyo abantu bazavuga? Ni inshuro zingahe wavuze ngo yego ese mu gihe umutima wawe wavugaga oya? Ni inshuro zingahe wahinduye uko mbara, uko uvuga, uko ubaho cyangwa ibyo ukora kubera gutinya abantu ko batakwemera? Kandi ubu ibaze iki kibazo: niba nta muntu wari wakureba mu buzima bwawe, nari kubaho nte? Niba nta muntu wari kureba ubuzima bwanjye, ubundi icyo gihe nari kubaho nte? Iki kibazo kirakomeye, kuko rimwe na rimwe ntabwo kuba dutinya gutsindwa, tuba dutinya abantu kubona ko twatsinzwe. Ntabwo dutinya gutangira, dutinya abantu kudushyigikira. Ntabwo dutinya kuba twenyine, dutinya ko abantu bazavuga ngo twatsinzwe. Ariko ubuzima bwawe ntibugomba kuba igitaramo abantu bareba. N'ubuzima bwawe. Turi kuri uyu musozo w'iki kiganiro. Amahoro aza iyo urekeye kugerageza kugenzura bose. Umuntu umwe azasobanukirwa ko abantu bazavuga uko ashaka kwitwara kose. Nugira icyo ukora bazavuga, nutangira icyo ukora nabwo bazavuga. Nutsinda bamwe bazavuga ko wagize amahirwe, yewe nutsindwa bamwe bazavuga ko bari babizi. Nuhinduka bamwe bazavuga ko wahindutse nabi, yewe nutagira icyo uhindura bazavuga ko udatera imbere. None se ikibazo si nabigenza nte ngo bose banyemere? Ikibazo nyacyo ni nabigenza nte ngo mbashe kubaho ntabangamiye indangagaciro zanjye. Wige kuvuga oya, wige kwemera ko atari buri muntu wese uzakumva, wige kurekura abantu batagikwiye kugumana nawe, wige kudasobanura buri cyemezo cyose wafashe, wige kwakira criticism za buri muntu wese kuko ntabwo uri imbata yayo. Wige gukora ibyo wemera ko ari byiza nubwo bitazashimisha buri muntu wese. Ikindi kandi cyane wige kuba wowe ubwawe, kuko hari abantu batazagukunda uko uri, hari abazakwemera ariko ntuzabona niba ubuzima bwawe bwose, ntuzabona niba warabuze uri kugerageza gushimisha abo utazigera ushimisha. Message ya nyuma ni iyi ngiyi: niba hari ikintu kimwe ushaka kwibukiraho muri iki kiganiro, reka kibe iki ngiki. Ntugapfushe ubusa ubuzima bwawe ugerageza kuba umuntu utari we ushaka kubaho. Ba umuntu wubaha, ube umuntu w'ukuri, ube umuntu ufite indangagaciro, ba umuntu uzi kuvuga oya, yewe ube umuntu ushobora gusaba imbabazi igihe yibeshye. Ikindi, ube umuntu wumva abandi ariko ntureke ngo ibitekerezo byabo bibe ari byo bigena ubuzima bwawe, kuko amahoro nyayo ntabwo aza iyo abantu bose bagukunze, ahubwo amahoro aza iyo wamenye uwo uri we, icyo wemera, icyo ushaka n'ibyo utagomba kwemera kugira ngo ukundwe. Kandi wibuke ko ntushobora gushimisha bose, ariko ushobora kubaho ubuzima utazicuza. Niba iki kiganiro hari aho cyagukoze ku mutima, andika muri comment ngo nemeye kuba njyewe. Kandi niba umuntu uhora agerageza gushimisha buri wese kugeza ubwo yibagiwe ubuzima bwe ku giti cye, musangize iyi video, kanda like, subscribe kandi kurikire iki kiganiro gikurikira, kuko rimwe na rimwe ikintu cya mbere ugomba kwiga ni ukugira ngo ubashe kubaho neza, si ukumenya uko abantu bagutekereza, ahubwo ni ukumenya uko ushaka kwitekerezaho ubwawe. Mwakoze cyane, tubararikire kubana natwe mu bindi biganiro biri imbere.
tubashimiye umwanya mwafashe twabanye muri iki kiganiro, mukomeze kugira ibihe byiza.